Olivier umuvugabutumwa bwiza Yesu Kristo nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana mu gihe gitoya. Abantu benshi bamaze bambaza ibijyanye n'ubuntu bw'Imana. Ese ubuntu bw'Imana n'amategeko bitandukanye hehe? So nibyo nshaka kubasobanurira mu mwanya mutoya. Reka dusome mu gitabo cy'Abalewi ibice 4 umurongo wa 30. Haranditse ngo ibice 4 umurongo wa 30 harabwo ngo umutambyi yendesha urutoki ku maraso yacyo ayashyire ku mahembe y'igicaniro cyoserezwaho ibitambo, andi maraso yacyo yose ayajyanire kuri icyo gicaniro hasi. Bishatse kuvuga ngo iyo umuntu yakoraga icyaha mu isezerano rya kera hatambwaga igitambo cyangwa hamenekaga amaraso kugira ngo hababarirwe cyangwa habeho kubabarirwa ibyaha. Wakwibaza ngo mbese niba mu gihe cya kera umutambyi yarafataga igitambo akagitambira Imana, iyo ukomeje aha mu gitabo cy'Abalewi usanga yarashyiraga ku gicaniro, ku mahembe ane y'igicaniro, aribyo bishushanya mu gihe cya none umusaraba Yesu Kristo yabambweho. Nk'uko murabizi ko umusaraba ufite ibice 4, hejuru ku mutwe, ku birenge ndetse n'amaboko, bigashushanya ya mitwe ine cyangwa ya mahembe ane yaragize igitambo. So ayo mahembe yose yagombaga kugeraho amaraso kugira ngo habe kubabarirwa ibyaha. Ni nabyo ahangaha mu gitabo cy'Abalewi batubwiye ngo umutambyi yendesha urutoki ku maraso yacyo y'icyo gitambo, nk'uko na Yesu Kristo nawe yabambwe akava amaraso mu ntoki, mu birenge ndetse no ku mutwe aho bamushyizeho ikamba. Abantu benshi cyane baribaza bakavuga ngo mbese umuntu yabaho atubahiriza amategeko akazabona ubwami bw'Imana? Abantu benshi icyo kibazo barakibaza, ariko ntabwo amategeko ari mu bintu byatuma ubona ubwami bw'Imana. Kuko dusomye mu Bagalatiya ibice 3 umurongo wa 10 dusanga umuntu wese nubwo waba wubahiriza amategeko ku mwuzuro wayo ntabwo ushobora kubona ubwami bw'Imana. Kuko ijambo ry'Imana mu Bagalatiya haravuga ngo abiringira amategeko bose ni ibivume. Bishatse kuvuga ko umuntu wese wakubahiriza amategeko ya Mose ari 10 ugashyira n'andi 600 arenga iyo yanditse mu Balewi cyangwa muri Bibiliya, ntabwo byatuma utarimbuka. Uzarimbuka kandi warayubahirije kuko uri ikivume nyuma y'uko yubahirije yose. So twareba tukavuga ngo mbese ni iki noneho umuntu yakora kugira ngo atarimbuka cyangwa abone ubugingo buhoraho? Yesu yarabivuze aravuga ngo nimutagira gukiranuka kurenze uko abanditsi n'abafarisayo ntabwo muzabona ubwami bw'Imana. Bishatse kuvuga ngo nimutagira gukiranuka kuvuye ku kwizera umwana w'Imana ari we Yesu Kristo ntabwo muzabona ubwami bw'Imana. Gukiranuka yatanze urugero Yesu, ndamukunda ko yatangaga urugero. Yatanze urugero aravuga ngo umufarisayo yaje mu rusengero n'umukoresha w'ikoro azamo. Umukoresha w'ikoro twamugereranya n'abanyabyaha b'iki gihe nk'uko abantu babyita. Bageze mu rusengero ngo umukoresha w'ikoro ntiyatinyuka no kureba mu maso y'Imana, we arunama areba hasi. Ni ukuvuga nta nubwo yemerewe cyangwa nta nubwo yemeye kureba hejuru ngo adahuza amaso n'Imana nk'uko yabyibwiraga. Areba hasi asaba Imana imbabazi, aravuga Mana nta nubwo nkwiriye kuba ndahangaha. Undi umukoresha w'ikoro umufarisayo we arangije yikubita mu gatuza areba hejuru aravuga ngo ndagushimira yuko ntameze nk'uriya mukoresha w'ikoro, kuko ngewe urabizi ko mu cyumweru niyiriza 2 ntanga icya 10 n'ibindi byinshi byagaragazaga ko yubahiriza amategeko ya Mose. Yesu arangije aravuga ngo mbese muri abo bombi ninde wabashije gutsindishirizwa? Aravuga ngo ni wa mukoresha w'ikoro, kuko we atatinyutse no kureba amaso y'Imana. Abantu aho ngaho iyo tuhavuze baribwira ngo wenda hari yasabye imbabazi. No, ntabwo ari cyo bivuze. Ahubwo icyo bivuze
biravuga ngo d'abord ugomba kwemera ko uri umunyabyaha kandi nta wundi munyabyaha nkawe ubaho ku isi. Wamara kubikora ukizera Yesu Kristo ko ari we wenyine igitambo cyatambwe rimwe, kuko twatangiye tuvuga mu Balewi ko umutambyi yatambaga igitambo. Yesu rero niwe wabaye igitambo rimwe kandi risa. So kubabarirwa rero ntabwo bikomoka mu gusaba imbabazi. Iyo Imana ntabwo ari injiji cyangwa Imana ntabwo idafite ubwenge ku buryo bibaye gusaba imbabazi kuza nkigira mugenzi wanjye nkamusaba imbabazi byakagombye kunkuraho ibyaha. Imana ntabwo ari injiji yari gufata umwana wayo w'ikinege ngo imutange. Bishatse kuvuga ngo gusaba imbabazi ntabwo bizana kubabarirwa, ahubwo kubabarirwa bizanwa nuko wizeye amaraso ya Yesu Kristo ko ariyo yagucunguye. Urumva aho ngaho tubumvikanye neza. So gusaba imbabazi, ibyo bita kwaturirana ibyaha, kubwira mugenzi wawe ibyaha, kirazira kuko Bibiliya iravuga ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira mu maso yanjye. None wowe uri umunyabyaha, ugiye noneho kubwira Imana ngo ikubabarire, ni ukuvuga uri gusenga kandi isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira mu maso y'Imana. Bishatse kuvuga ngo abantu bakwibaza ngo none dukora iki niba gusaba imbabazi bitariho? Nta kindi dusabwa, twizere ijambo ry'Imana. Hari aho ijambo ry'Imana ritubwira mu Baroma ibice 4 ku murongo wa 3 n'uwa 4 gutyo ngo Abrahamu yageze kwizera kwe bimuhwaniriza no gukiranuka. Bishatse kuvuga ngo habaye nka forex bureau, kuko waba ufite amafaranga y'amanyamerika, amadolari bakayavunja mu mashiringi cyangwa andi mafaranga yo muri Afrika. So ndavuze ngo Abrahamu yagize kwizera kwe bimuhwaniriza cyangwa babivunjamo bihinduka gukiranuka. Bishatse kuvuga ngo icyo dusabwa kugira ngo tugire gukiranuka nta kindi usibye gusa kwizera umwana w'Imana ari we Yesu Kristo, ukamwizera, ukizera imbabazi ze. Hari abantu ejo bundi ndababwira ngo kwatura ibyaha byawe cyangwa kubwira abantu ibyaha cyangwa kubibwira Imana ni nk'uko Imana yafashe ibyaha byacu bishyira mu ngunguru, akankoresha iyo terme, imaze kubishyira munsi ishyira amaraso ya Yesu hejuru. Noneho iyo uvuze ngo Imana imbabarira ubujura, ubusambanyi n'ibindi byaha wenda abantu b'abanyedini bakunda kuvuga, ni nkaho uba ugiye gutoba amaraso ya Yesu, uba ugiye gukoza akaboko kawe muri ya maraso ya Yesu, ukazamura bwa bujura bwawe ubukwiye muri ya maraso ya Yesu bamaze gutwikiriza. Bishatse kuvuga ngo ntabwo byemewe cyane, nta nubwo byemewe kuvuga ngo uri kwihana ibyaha. Nta muntu ubabarirwa ibyaha ari we biteye cyangwa hari contribution agizemo, ahubwo icyo ukora ni iki, urababarirwa kandi tubabarirwa ku bw'ubuntu. Nta kintu dusabwa gukora kugira ngo tubabarirwe. Rero niyo message nifuje kubagezaho ivuga ngo nta kintu na kimwe wowe wakora kugira ngo ubabarirwe ibyaha kandi usibye ubuntu bwonyine. Reka dusome irindi jambo ry'Imana mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto. Hari abantu njyambwira nkababwira ngo hari Imana yo mu ijuru, ariko hari n'Imana y'ikigihe, ari nayo iyobora abantu benshi batabizi. Kuko Yesu Kristo yaravuze ngo abantu benshi bazaza bavuga ngo twararirimbaga, twarahanuraga, twarabwirizaga ndetse twakoraga n'ibitangaza mu izina ryawe. Abasubize ngo mugende mwankozi z'ibibi mwe, ntabwo nigeze kubamenya, nta nubwo nigeze kubamenya. Kandi urumva bakoraga ibintu bikomeye tuzi bibera mu churches atandukanye. Barabwirizaga, barahanuraga, bakizaga abarwayi, bakoraga ibintu bitandukanye kandi bikomeye, kandi bakabikora mu izina rya Yesu. Ariko igitangaje nuko azababwira ngo ntabwo nigeze kubamenya. Aho mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto ibice 4 umurongo wa 4 haranditse ngo ari bo batizera, abo Imana y'iki gihe yahumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we ishusho y'Imana utabatambikira. Aha
aha iri jambo nshatse kuvuga ndihuje nariya jambo navuze ngo Yesu ngo ku munsi w'imperuka hari abantu bazabwirwa ngo mugende ntabwo nigeze kubamenya, kandi mu by'ukuri they were pastors, bari abapasiteri, bari abapotre n'abandi bakomeye. Ukibaza nihe mpamvu azababwira ko atigeze kubamenya? Nuko batigeze bagira ubwo kwita ngo ni urwandiko rw'agatanga ka mbere. Nta bwenge mu gitabo cy'umugenzi yagiye nk'abandi, ageze ku irembo bamubaza urwandiko yabonye rwa mbere ari rwo kwizera Yesu Kristo mu mwuzuro, apana kumwizera igice, ahubwo kumwizera mu buryo bwuzuye, ukizera imbabazi ze, ukizera ko yagucunguye, yakubabariye ibyaha wakoze, ibyo urimo gukora uyu munsi ndetse n'ibyo uzakora. Bishatse kuvuga ngo nta kindi kidutera kwemerwa n'Imana no kuzagera imbere yayo twemye turi confident, nuko tuzaba twarabashije kubona rwa rwandiko rw'agatanga ka mbere. Uyu rero hari abantu bizera indi mana cyangwa imana y'iki gihe. Imana y'iki gihe ni uko nibwira abantu hari uburyo ubabarirwamo ibyaha, uburyo bwo kubabarirwa ibyaha nk'uko mwabyumvishe mu Balewi. Nta bundi buryo bubaho usibye gusa kuba hamenetse amaraso. Iyo amaraso yamenetse ibyaha birababarirwa. Imana y'iki gihe rero uko ivuga ntabwo ivuga ngo hameneke amaraso, ahubwo irababwira ngo wowe niwegera mugenzi wawe ugasaba Imana imbabazi urababarirwa. Ibyo ni Imana y'iki gihe cyangwa ni Satani ubibwira abantu mu by'ukuri, kuko Imana nababwiye ngo ntabwo ari injishi ku rwego yavuga ngo niba gusaba imbabazi bituma habaho kubabarirwa ibyaha, ntabwo Imana yari gutanga Yesu Kristo ngo apfe abe igitambo kimwe kandi gisa cy'ibyaha byacu. Bishatse kuvuga ngo rero Imana y'iki gihe niyo message, kandi abakozi b'Imana benshi cyane niyo message bari gutanga, bakabwira abantu ngo mwihane ibyaha kugira ngo mubone ubwami bw'Imana. Iyo message ntabwo ariyo, ntabwo tuzabona ubwami bw'Imana kuko twaretse ibyaha, kuko nubwo utabikora bikurimo, kuko hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ibiba mu muntu twese ibi turimo ni bimwe, ibindimo biri muri cameraman, ibiri mu bantu bose ni bimwe, birangana, ahubwo hazamuka bitewe n'icyo bacugushije. Hari urugero mfite ruvuga ngo igikombe cyangwa ikirahure cy'amazi iyo ushyizemo umwanda, akenshi umwanda ujya munsi. So uriya mwanda iyo uri munsi, iyo udacukushije iyo verre cyangwa icyo kirahure ngo gicuguse, ntabwo umenya umwanda wazamutse, kandi ntabwo wa mwanda wose uzamuka, ahubwo hari igihe ucugusa hakazamuka ubujura, undi hakazamuka ubusambanyi, undi hakazamuka ubwicanyi cyangwa ibindi. So hari igihe rero ucugusa ubusambanyi bugasigara ariko ubujura bukazamuka. Bishatse kuvuga ngo twese twakoze ibyaha nk'uko Bibiliya bivuga, ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo ni ukumenya ngo ni iki twakora kugira ngo tubeho twejejwe kandi ibyo byaha bitavuyeho. Kuko twamaze kubona dufite ama experience mu ma église de Pentecote n'andi ma churches twagiye tubamo cyane, twasanze kureka ibyaha bidashoboka. Ibyaha kubireka ntabwo bishoboka, ahubwo igishoboka ni iki? Nuko habaho gukiranuka, kandi uko gukiranuka kukabaho ibyaha bitavuyeho. Nicyo ngicyo numvaga nabwira abantu, yuko tugomba kubaho ku isi, tukaba mu isi y'ibyaha ariko turi abakiranutsi, turi abera n'abaziranenge b'Imana. Murakoze cyane, numva ari ibyo ngibyo twaganira uyu munsi, kuko ari umunsi wo gutangira. Umunsi ukurikiraho numva twaganira ku kwizera. Ukwizera ni iki? Ese kubabarirwa, umuntu ababarirwa gute? Gutsindishirizwa gute? N'ibindi byinshi tuzagenda tuganira muri iyi service iri online tuzajya dukora buri munsi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, turabakunda. Mwari kumwe na Evangeliste Olivier Mugisha. Ushaka kudukurikirana kugira ngo wumve ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, urakora subscribe kuri channel yacu yitwa Gospel My Power. Kore like, comment, ntubyibagirwe. Kandi ikibazo cyose waba ufite tugufitiye igisubizo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.